ntabwo byabyo urumva wishimye Imana nibishaka tuzongera turabona uzazurebe u Rwanda rw'abanyarwanda bava ko yishimye none se ugira ngo ijwi rye narishobora shari hariye wumva ameze ate rero ubundi wowe watekerezaga Vava dore kandi n'ubwa mbere ugize amahirwe kumubona imbona nkubone wumvaga Vava ubundi ameze gute? numvaga ari umukobwa nyine mbese uri ku rwego rwo hejuru ndavuga zenguka ngo hano ngo mu nzu ngirimo amakaro ngo nkabona ndyamye ku gitanda ngo kiza cyane ngo nkabona abantu bapfukamye muri zanguni bari gusenga ndangije nabwo ntari kubundi katwumvikana uzi neza yuko ntize uzi neza yuko ntarangije na segonderi uzi neza yuko mvuka no muri cyacaro cyakindi yagwa yavuze epfiri cyatabagwe se nubo uri kundyamisha kuri kiriya gitanda ukanzengurutsa muri ishambure irimo amakaro nurareba ugasanga nge Valentina nabuze 10,000 njya kwishyura muri ishambure irimo amakaro ngo nyiryamemo buke ni man ninguhaye gasopo ni cyangwa nge kubibwira Imana ndakwiyamye izina runaka ntago rishaka mu matwi yanjye wiyamye Imana wowe ubwawe wiyamye Yesu wiyamye Yesu ndajya no kumurega kuite ariko ndamushimira cyane ko ibyo ngibyo tujye twitangwa ni mu ntoki ni mu bihuru atabireba yego iyo yaje ku cya giti nabambaye inyenyeri 5 barunama iyo yaje ku cya giti nabambaye inyenyeri 5 baramubona ariko kuko numvaga yuko mama wanje ari umukecuru wa wundi wo mu cyaro wa wundi ndetse inzozi ukabona umusore ukomeye nkabona umusore ukomeye nk'ubu nko mu basuri nabonye kera ukabona mwakoze ubukwe noneho nkamubona nkabona yaje yihanze muri wa musore ariko noneho tugatungana avuga nti kuki wihanga muri wa musore kuki wihanga nga muri runaka uziko ukomeye uziko afite imodoka uziko afite ibi uziko mfuka tugatongana bukarinda muki amahoro nkabura ibitotsi sinsinzire nkumva mfite umujinya nkumva mfite ubusozi ariko nyuma yo bikaza ndagusuhuje kandi nkwifurije ibihe byiza aho uri mu bice bigiye bitandukanye byo kwisi niba uri mu Rwanda tuguhaye ikaze ko wari wirutse niko wari wirukanyijwe n'iki mbwira ubwo nyine narinzi ko nanjye ngeze ku itangazamakuru waruzi ko ugeze ku itangazamakuru uburirutse iyi naringiye kugenda ntangiye ikiganiro wari wirutse no kubera iki Vava uyu muntu se uyu muntu ngo nuki cyumbe yaje n'ahangaha mu bukwe ariko yambwiye ati ndi umufana wawe nanjye ndagufana cyane yakubwiye ati ndi umufana yari yiziye no mu bukwe nta bindi ahita avuga ati reka mbanze ngere mu kiganiro urabona ko abageni bataraza aracyategereje ubwo rero kugira ngo gume yicaye agomba kuza akagaragara kuri YouTube nawe nk'umufana wanjye yakaba icyamamare mu bafana banjye urashaka kuba icyamamare rero yego amazina yawe witwa gute nitwe Evangeline Uwineza Evangeline Uwineza mu rugo ni hehe Gicumbi Vava se umuzi hiki Vava nyine namumenyeye kuri Dorimbogo Dorimbogo ngaho dufashe uririmbe kuri iyo ndirimbo ya Vava twumva ukuntu bimeze Dorimbogo Dorimvubu Dorimaraha ariko mbako yize aragerageza wamufashije mukaririmbana akishima maze akikomereza ubukwe bwe natwe tugakomeza ikiganiro Dorimbogo Dorimvubu Dorimaraha Dorimbogo Dorimvubu Dorimaraha uzazurebe u Rwanda rw'abanyarwanda Vava ko yishimye none se ugira ngo ijwi rye narishobora shari hariye wumva ameze ate rero ubundi wowe watekerezaga Vava dore kandi n'ubwa mbere ugize amahirwe kumubona imbona nkubone wumvaga Vava ubundi ameze gute numvaga ari umukobwa nyine
mbese uri ku rwego rwo hejuru uvuga ati nka biriya bitekerejeho gute dore ko hari naho nigeze kubona bamusanga ari kwahira ari kugaburira inka ubwatsi iri iwacu mu kira Nyamasheke ubu zarashize none inka zarapfuye zose inka zawe zose zarapfuye maze iminsi ndi kurira none bamarara kane Vava zapfishijwe n'iki ngo zajye zirwara ibintu ngo by'ivunja ngo nibiki ngiye indwara z'inka n'ubwo nzikunda simba nzisi n'ukuri warumvishije ngo inka zose zapfuye zashize narwashije inka iragenda njya mu mutwe neza inka ikagenda isokwa inka ku buryo badatinya kuguhereza 130 ndngo kwari kuko ubu nta nka nimwe ugisigaranye nta nimwe mfite Vava zarapfuye zo zarapfuye mu cyumweru kimwe kandi abadayimana nahuye nabo cyakoze mana zarariwe se base zarariwe imwe niyo bagerageje kubaga ariko nayo ngo marayo mu ndari yaraboze nyine n'umukiraro ngo haranukaga ama yaramugaraga ambwira yuko ngo bayizanye mu modoka twayiguze n'abatunzi batwara mu modoka ngo ikonda gatuza nko ku modoka kamara igihe karaboze sinabimenya iza kurwara indwara ngo yitwa ivunja n'indwara z'inka simba mbizi ubwo rero bakajya bayisoromeshereza imiti ya kinyarwanda tubimenya byararangiye no kuzizana uko kose mu mirwano banazikuye kure ziza zivunagurika bazipakurura mu modoka ntabwo byatoroshye oyo Vava uzi kuri mu gahinda tuzazikorera icyunama ryari ubwo naragikoze ndagishoje ushoje icyunamo cy'inka yakaniyo wambwiye ati jya tusi nshoboye kurirwa ndirira inka na mwama yarapfuye nsigara ndiho ndinge ndatashye musigara murira inka ariya kandi koko byari nagahe nararize icyunamo ndagishoje yego uyu mufana rero wamubwira iki mufana n'abandi badukurikiye kandi n'abandi bose b'inshuti zanjye bamfana Imana ibahereza umugisha kandi bahahe baronke yego Vava twari dutangiye tuzi ko tuje kwishimira ukuntu mufa n'ubundi turishima kuko inka zimwe nazihawe n'abantu barahari ntaho bagiye kandi n'Imana yabimfashijemo iracyahari ntaho yagiye ubwo rero byose nibyo duhabwa nayo igihe turi guhumeka igihe turi bazima ishobora no kutwegeza kure yaharenze izo nka ishobora no kutugeza ku kirenze izo nka igikuru nuko umuntu aba ari muzima nta kindi yego mbega umufana wa Vava nawe reka tukugereho rero ngo wabonaga Vava ari umukobwa w'igitangaza ukavuga ati witeje imbere mbese nyine hari inyigisho duha rero niba wenda n'ibintu akora mubibona mukabona ari nk'ibintu byoroheje yego ariko hari inyigisho atanga n'urugero rwiza kubona umuntu nkawe ari kwahirira inka ari mu gisambu yego akanagaburira amatungo hari n'izo yari yarise amazina iyi narabikurikiye cyane inka zawe zitwaga Munezero shyiraho mikoro Vava Munezero niyo wari warayise Munezero none yarapfuye Jabe inka ndazikunda no kuziririmba mu mazina yazo yego ndazikunda cyane yo ihangane rero none se niki ugiye kubwira none abantu bagukurikiranye dore ko barenga ibihumbi n'ibihumbagiza bagiye kukubona n'abantu bari buze kukubona aho ngaho iwanyu urababwira iki nyine icyo nababwira muri uyu mwanya ndishimye cyane kuba mbashije guhura na Vava najyaga mwumva nkanamubona kuri YouTube ariko naramubona live yego yego ndishimye cyane niki wifuzaga kuba wabona kuri Vava ukaba wamubaza njyewe nyine numvaga namubaza ni gute umuntu w'umukobwa wenda w'umusitari yicisha bugufi ni nk'ikihe kintu aba yarakoze kugira ngo muri we nyine abashe kwicisha bugufi kugera hajya no kwahira ubwatsi Vava bugufi wamuhoraga iki Vava uwo bugufi wamwiciraga iki ntago ndi umusitari kandi burya ntibakakubeshye ntago ubusitari bivuze ngo wigire uko utari ntago bivuze ngo ubusitari butume wishyira hejuru kandi ucishije bugufiya aka kanya umusitari ufite imodoka ya 90,000 ntiwamubwira ngo najye kwahira
umusitari ufite etaje hariya ntiwamubwira ngo najye kwahirira inka ngo yirirwe yahirira inka ariko nimba inka ariyo mfite nkaba nyikunda nyireba ntabwo najya mu cyaro ngo isonze kandi mpari ntabwo najya mu cyaro ngo nirirwe ndyamye inka nta bwatsi ifite ndi umusitari se ni ukuvuga ngo iki reka ubusitari ntabyo urwo ni urugero rwiza rero uri gutanga yego ikindi wumvaga wifuza kuri Vava njye nifuzaga guhura nawe pe nkahura nawe wabonye uko wamubonaga kuri YouTube ari kameze none se nyimubona ari guturuka aranese mvuga ati dore imbogo nguri yaraje ati dore imbogo Vava kajya iryo niryo zina ryatumye hari yamamara cyane Vava kajya kubita abantu ariko ndarya uko rwose na mama ngo nguki Vava ndaryanga mana yanjye dore imbogo siyo yakazi nzamukaremera yose abapolisi abasirikari abantu bose bari mu modoka dore imbogo biki n'ibiki yego dore imvubu Vava we kubera iki wanga iryo zina ryawe kandi ari ryo ryaguhaye umugati ngo sigaye sinzobe niko bavuga ndaryanga baba bari gukabya baba bakabya ndaryanga yego rero reka nkubwire ngo kora kuri Vava sinzi niba ugiye kumuhobera niba ugiye gukora iki maze uturekere ikiganiro cyacu twikore zibyo ahoberanya wasigaye gusezeranaho kandi turasezeranaho agiye gutaha mubanze muhoberane adusezere mu kiganiro yego yego ubwo turanyira duhoberane se duhagaze muhagarare rwose mbese neza rero mbese neza ashimira Yesu yego ndamushimira cyane ndetse na muzehe papa we Imana ntago bajya barakara ndabashimira cyane ko ari ababyeyi beza baratwihanganira buje nuko bukeye kandi ndashima urugamba barwanye kugeza amagingo aya tugihumeka umwuka w'abazima yego hari ikorasi ikunda kuvuga ngo kugendana nawe Yesu kugendana nawe kugendana nawe Yesu bimpesha amahirwe kugendana nawe Yesu kugendana nawe Yesu bimpesha amahirwe umubyeyi wagendanye nawe ntajya abwirwa nabi kugendana nawe Yesu bimpesha amahirwe umugabo wagendanye nawe ntajya acibwa inyuma kugendana nawe Yesu bimpesha amahirwe umukobwa wagendanye nawe ntajya abura umugabo kugendana nawe Yesu bihesha amahirwe umusore wagendanye nawe abona urugo rwiza kugendana nawe Yesu bihesha amahirwe Afurika yose irakuzi tugendane nawe Amerika yose irakuzi tugendane nawe u Rwanda rurakuzi tugendane nawe kugendana nawe Yesu bihesha amahirwe aturekeraho amen kugendana na Yesu rero bihesha amahirwe umushomeri wagendanye nawe akabana nawe akaba maso abona akazi ushonje wagendanye nawe akaba maso nimugoroba ararya ure mu butayi ari kumwe nawe arasubizwa kugendana na Yesu bihesha iki Vava amahirwe wagiriye mu kugendana na Yesu na yahe nagize amahirwe menshi cyambere nuko ngihumeka umwuka w'abazima cyari cyo kintu cyambere nishimwe rinini imbere y'Uwiteka ni byiza cyane Vava ukunda nawe gusenga menya ndabikunda cyane ariko maze iminsi ntiyiriza ubusa kuwa mbere no kuwa kabiri no kuwa gatatu no kuwa kane no kuwa gatanu nimwe nshoje akazi nagiye gukora mu cyuma ntashye numva ijwi ngo senga fata amasengesho usenge wareretswe Vava oya numvishwe Unese ijwi rimbwira ngo nimfata amasengesho se nayiki se nayaye masengesho nageze mu rugo noneho hari amata yiriwe ndavuga nti ngiye gushigisha igikoma nyasukemo nyanywe ntago nshaka ko pfa ubusa nkora amasengesho nijoro ku isabato no kumanwa ku isabato nibwo mu masengesho nkajya numva ijwi rimbwira ngo tugende kurara rumwe
ese ko nta buhamya mfite bw'icyo wakoze ndajya kuri arume kuvuga iki ndajya kuri arume mvuge ko wankuye mu guhingira igihumbi mvuge ko wankuye kuko nari mperukanye nawe mubaza ngo ejo sinzi niba nzabona iki ikiraka nabona abantu baviga guhinga igacumbi nkabaza nti nta hantu hari ikiraka ngo mu ndangire ejo muzanjyane ati wowe uzindukana iswa ntabwo akazi uzakabura nari mperukanye nawe icyo gihe mubaza nti ntago nzi Imana niba ejo nzabona ikiraka ntago nzi Yesu niba nzabona iki ikiraka noneho ubwo numvishwe ngo senga amasengesho ndayakoze ubwo arambwira ati tugende kuri arume nkavuga se ndahasanga pasiteri nyine ndahasanga ndese nindese muntu uri kuri arume ndatega ndaza ngeze hano mbura umunyamakuru n'umwe panije nsanga habaye ubukwe ndamubwira none se ko nsanze habaye ubukwe tujye mu bukwe nambaye barirene nambaye ikanzu igera hasi nk'umuntu ugiye gusenga tujye mu bukwe tujye ati ntago naguhamagaye ngo ugiye mu bukwe ati reba haruguru yawe ndebye yaramurane mu rusengero hari umupasiteri ngo waturutse ngo niba ari muri Amerika ubwa mbere numvise umuntu asenga amagara izina ryanjye yarasenze ahamagara izina ryawe umupasiteri yarasenze akajya avuga mu ndimi avuga izina ryanjye habera ibitangaza barasenga ariko hagati aho nkaba narakundaga kujya gusenga mu byumba byo muri ADPR n'ahantu hose nyine bahamagara Imana bya bindi by'imbaraga yego Imana ikambwira ngo imbere yawe ngo ni heza ubu ngubu nta buzima burenze navuga mfite ariko ntago hasa nk'uko wari umeze kuko niba imbere yanjye naraharebaga nkareba isuka nkareba ikivi kirekire nkavuga ngo ndacyusa ryari kandi nkatasa 8 narushye ngakorera igihumbi akakanya nkareba kamera na mikoro imbere yanjye isaha imwe nkakorera amafaranga arenze igihumbi urumva ko ntacyo atakoze ubwo twirirwa turasenga ku gicamunsi umupasiteri ati nimuhaguruke mutange kimwe mu 10 mwitange ku by'Imana yakoze yego ndangije arambwa atari kurumva nta hantu wavuye ntago abanyarwanda kwibabwira bari mu buzima bwiza bashobora kubyemera ariko wemere ko wa muntu ushobora kuba yaribazaga hano kuri igihumbi afite sheke ya 100 kuri telefone wumva ari igitangaza gikomeye ubwo mvana ibihumbi 10 nditanga maze kwitanga ndataha ahangaha ibihumbi 10 bikura nawe mpamvu kumbwira ngo asenge niyo nkireba igiye kugira gute gupfa ndayishimira ko yabohoje ibihumbi 130 nipfe ngo bayihambe burundu yitwe kutagomba kuribwa kubera ko yari irwaye cyane bya bihumbi 10 nibyo bishobora kuba byarabohoje ibyo bihumbi 100 bya bihumbi 10 na ya masengesho nasenze yego niyo nibyo byagiye biragenda birarira mu butayu birarira ahantu hose bibohoza iki bibohoza ibihumbi 130 ubwo mama arambwira ati noneho rero inka yawe imeze nabi cyane ntiwazayigeza mu isuku nana wayihungukana reka tuyigurishe n'iki n'ababazi gusa numva ndababaye cyane ndatongana nivugomanga mu mutima Imana ntuka Yesu ariko ndasaba pasiteri bose muri rusange imbabazi nkasaba abanyarwanda imbabazi n'abakozi b'Imana imbabazi nabwiye Yesu ijambo rikomeye uko twari ku kazi umumama dukorana arababara nambwiye ni hari Yesu hari na Satani bose ni fo none umumama dukorana avuga turi kuva ati nihe mpamvu wita Yesu ngo ni fo ndamubwira nti impamvu mwita fo arayizi tuyizira mwe nari maze igihe kirekire cyane ndyama nkarota namara kurota nganira n'umuryango ukomeye yego noneho nkaganira nawo namara kuganira nawo ngo nyuma yaho nkaganira n'umuhungu w'uwo muryango ukomeye yego nkabara ndi kuzenguruka ngo ahantu ngo mu nzu irimo amakaro ngo nkabona ndyamye ku gitanda ngo kiza cyane ngo nkabona abantu bapfukamye muri za nguni bari gusenga ndangije nabwo ariko ubundi katwumvikana uzi neza yuko ntizi uzi neza yuko ntarangije na segonderi uzi neza yuko mvuka no muri cyacyaro cyakindi yago yavuze epfiri cyatabagwe se nubo uri kundyamisha kuri kiriya gitanda ukanzengurutsa muri ishambure irimo amakaro nurareba ugasanga Varatina nabuze ibihumbi 10 njya kwishyura muri ishambure irimo amakaro ngo nyiryamemo buke ni man ninguhaye gasopo ni cyangwa ngiye kubibwira Imana ndakwiyamye izina runaka ntago rishaka mu matwi yanjye wiyamye Imana wowe ubwawe wiyamye Yesu wiyamye Yesu ndajya no kumurega kuite ariko ndamushimira cyane ko ibyo ngibyo tujye twitangwa ni mu ntoki ni mu bihuru atabireba yego iyo yaje ku cyo giti nabambaye inyenyeri 5 barunama
iyo yaje ku cya giti n'abambaye inyenyeri 5 baramubona ariko kuko numvaga yuko mama wanje ari umukecuru wa wundi wo mu cyaro wa wundi ndetse w'umupfakazi numvaga yuko ibyo ambwira byose kubeshya ndangije ndamubwira ni hari wowe hari na Satani mwese muri fo ngeze ku kazi mama arantuka ufite akazi hano ufite iki umwita fa kubera iki tuzapfuka mu musabe imbabazi noneho nagira imbere nkamugati jewe kumbwira ngo shaka na runaka uzafite amazu hehe na hehe ngo runaka ni buri iyo wirebye ujya kuvuga ikintu ukabona ukivugaho akwiranye na wa wundi uvuga ariko ndamushimira cyane ko arenza ibyo ngibyo byose akaturinda akarenza ibyo bitutsi byose akaguma kitwa Yesu akaguma kambari kanzeri itagira ikizinga akaguma kitwa umwana w'Imana akaguma kitwa umunyacyubahiro ndamushimira cyane kandi musaba niki imbabazi ibyo yagambiriye kuri jewe bibe byiza bibe bibi nimba ngiri muzima bizasohora cyane ko nta n'umwana wajya agambirira ikintu kibi nta mwana w'Imana Imana ijya yifuriza ikintu kibi nta mwana w'Imana Yesu ajya yifuriza ikibi ndamushimira cyane rero hari indirimbo njya nkunda kuririmba ivuga ngo hari umwami wa kera yari umugwareza ari kuri Noheri abona umutindi yaratoraguraga udukwi ku kwezi imbeho yari nyinshi yandaga no kumwica umwami abaza umwambari w'umuhungu muto Yesu uriya mutindi wabura hasi undi aramusubiza ati genda hasi haba mu kirorero cyo hirya y'imisozi ndamushimira cyane rero uramushimira Yesu wenda hari agenda mu biroro byose avuye mu butayu akamenya abashaka amazi akamenya bambaye ubusa akamenya abashonje ndamushimiye cyane kuko ni umugabo w'intwari yego wenda hari akantu wari uvuzemo ngo Yesu ni ngo yegeze kuba yagutegeka kuba wabana n'umuntu se wajya ni hari ukuntu urota nk'inzozi wamara kurota nk'inzozi bitewe n'amasengesho wasengeye wenda ukamubwira ati mu mwaka uyu uzampurugo ugahora umubwira ati uzampurugo noneho we akaza nko mu bamwe mu basore wigeze ubona ukumva urabakunze akaza kwereka ishusho ya wa musore noneho ngewe yanyeretse ishusho ya wa musore natekereza n'ukuntu ntaho muriye nawe rimwe na rimwe azaba yaranize rimwe na rimwe merutse kujya Gisenyi njyanye na Sandrine tujya kusura umuntu witwa ngo West yubahwe afite hoteli hari ku Gisenyi noneho tugezeyo tubona na ahantu heza nyine ubanza kubona umusore wabona ari umunyacyubahiro ukagira ngo ubonye nde Yesu ariko nyamara abari bisanzwe nuko noneho yaza rero akigaragaza muri wa muntu ukomeye kucyaza muri wa muntu ukomeye naze muri wa muntu woroshye kucyaza agaragara ari ukomeye asiko wowe woroheje abasiko wa muntu ukomeye murawurira ubwo rero gusa izina rye rigume ry'abamare anagume yamamare hari impamvu agaragara nk'ukomeye hari impamvu agaragara nk'umuntu ukomeye hari impamvu agaragara muri wa wundi ukomeye hari igihe abakomeye bajya bacishwa bugufi ariko jewe ntago njye mbyemera iyo yaje ari ukomeye turatongana nkarajoro ryose nabuze amahoro nkana numva umutima uri kundya nkaranenda guturika ubwo rero ntago mbikunda uvuze ibintu bikomeye hari igihe ujya urota inzozi ukaba ubona umusore ukomeye nkabona umusore ukomeye nk'ubu nko mu basore nabonye kera ukabona mwakoze ubukwe noneho nkabona yaje yihanze muri wa musore ariko noneho tugatongana avuga nti kuki wihanga muri wa musore kuki wihanga muri runaka uziko ukomeye uziko afite imodoka uziko afite ibi uziko mfuka tugatongana bukarinda muki nkabura amahoro nkabura ibitotsi sinsinzire nkumva mfite umujinya nkumva mfite ubusozi ariko nyuma yaho bikaza kugira gute kurangira ndamushimira rero ko ajya yihanganira ibitotsi akihanganira iki n'iki twasitara ati Yesu niwe ubikoze ati kuki ubyemeye twagira gute ati kuki ubyemeye ariko ndamushimira kuko atakura nk'abana b'abantu yego Yesu ni mwiza hano ni kuri Yesu Arakiza TV niyo televiziyo yacu Yesu yagukijije ikirere Mana ni byinshi nazaga kuba ndi ikirema nabasha kuvuga nazaga kuba ntagenda nazaga kuba ntumva ariko ndumva
nasaga kuba mwumva ari ndi igicucu kitazi niba bwakeye niba bwije ariko ndamushimira yuko atigeze yemera yuko mbikiri marima ndamushimira ko atigeze yemera ko nisanga nitaho inkunda nisanze ntarize ariko ntabwo nisanze nitaho ikintu inkunda kandi wicarana n'abakomeye vava yari yarabimbwiye yari yarabitubwiye twagiye yari yarabitubwiye agira neza yari yarabitubwiye ashobora byose yari yarabitubwiye yadusezeranyije ubukwe bwiza vavu azakora ubukwe bwiza mana nukuri nimba hari ikintu nanga ambare kandi akiteho nanga nyine iyo yaje hari igihe kiranajyaga nkunda kurota yego nkakunda kurota ngo nkabona perezida wa repubulika ngo nkakunda kurota ngo ndi kuganira nawe none nabibwira abasirikari bakambwira ngo impamvu Imana ikwiyereka gutyo iba yagusuye yego ati uzwi Imana ikomeye ati hari impamvu iba yakwiyerekeye ku muntu ukomeye ariko ntago byatinze tutabonye fagitire yasinywe na perezida wa repubulika yego kuko nimba ushobora kujya kwa muganga ukaka imiti ukajya kwivuza ku bitaro bikomeye wajya gusezera kubwira ngo genda ndikumva nta jambo ry'Imana rirenze iryo ngiryo kandi ayo mafagitire uziko yagiye gusinywa na perezida wa repubulika wajya kubona ukuntu waguhaga fagitire ati taha ntari igiceri cy'icumi wishyuye ubwo rero muri iyo minsi nakundaga nkamubona noneho nsigaye ngo mubona ngo akambwira ngo noneho ngo umwaka utanga uzishyura mituweli perezida wa repubulika nkamubona noneho nkabona umugabo mwiza ariko nkabona ngo arasa nawe ngo uzishyurira noneho ngo uzishyurira nkabona ngo ari kunganiriza noneho uziko abantu babaye Nyagatare kenshi bahingaga muri Gabiro bazi neza twabaraga dusenga tukavuga ati Mana ushimwe ku bwa perezida wa repubulika hano wamuduhaye genda umuzane yongera twigabira uzi ko twayihinze tukeza none ubwo ko arayitwatse genda umuzane yongera yiduha ubu hari intambara igiye kuba ubu ko kuri kureba ukabona igabiro yarayitwimiye iki noneho rero wajya kumva nk'ijuru avuze ati genda umubwire azababwire mwongere muhinge ariko Mana nawe uransetse urabona nzabona perezida njyewe ninzagira nakererewe cyangwa bambike nka wa mukecuru bafunga nzabana nyuma y'imezi 3 nigenda ubwira general bingira ajya kumubwira cyangwa azajyana micombero nibo bantu yoherezaga gutanga igabiro ubundi buri muntu hegitari uri kumva ko rero urwa rukundo rwe Imana ibitwibutsa ni rwa rukundo rwe Imana ibitwereka abana benshi bari ibigori bari ibishyimbo wongera nkarota ngo nkabona ari ku rugamba ngo ari kuvungunyura ibigori mu ruhago ngo akabihereza ngo akana kagakobwa kagasamariya ngo nako kana kakaduha inde perezida ngo nkabona ngo ari kuvungunyura ibigori mu ruhago ngo agahereza ngo kukana ngo kakamarayika kagasamariya ngo nako kana ngo kakaduha buriya ni yagabiro rero ahaye iki abaturage ubwo rero nkakunda kurota izo nzozi nyine z'abantu bakomeye gutyo nkazirota iragenda inkuri kuri yo mu bihuru iranza n'inzana i Kigali irambwira ati ririmba dore imbogo ndayirimba ikundwa n'abantu barenga 1000 harimo n'abazungu ubwo rero ni urukundo rw'Uwiteka yagusesekajeho ntacyo namushinza Yesu ntacyo wamushinza nuko yaragukijije baba kuri ndamushimira aho ngeze kuba nkiriho ubu niwe ngira gute ubikesha vava wenda abantu bakure mu rujijo ufite umusore ubu ngubu gutereta nawe na musore uginereta uyu munsi saa 9 narindi gusenga none ngiye kumva numva umusore abamagaye ngo nimba ngo ari uwahe Imana ko nimba ngo ari wikayonza utwamagana yego arambwa ati vava ati njyewe ati nubaha Imana ati kandi ndagukunda ati njyewe mfite gahunda yo gushaka umugore ndi umusore njuruza ibyuma by'amamoto mfite ibibanza 2 ati ngenda gukunda yego kumujye munyumvira nti Yesu ntuse ubu niko nandi gusenga ukaba umuhamagaye nka umubwe ngo namagare simuzi ntanzi mwemere ubaza Uwiteka uti Uwite mwemere uyu mugabo Imana ndi gusenga nuko ndangije ndamwibara ndavuga ni buriya ni ibisanzwe yego ariko ndamushimira cyane kuko ahari we rero ntajya hubuka Yesu
ntabwo ajya hubuka kwirirwa umuvangira ngo runaka ngo namukunze ashobora kuba areba runaka muzahura muhujwe nuko ufite umushinga akaba areba akabona uwo mushinga ari w'ibihumbi 800 akareba akabona ntabyo ufite akavuga ati watumye aho ngaho ushaka ibyo yego noneho nuza uzahura na wa muhungu akaba areba akabona guhura na wa musore uzabugiye uvuye gusenga akareba akabona nta gusenga akaba areba akabona guhura na wa musore muzahura ari ukubera ko umaze guhamya ukuri kwe akaba areba akabona nta kuri kuzi ubwo rero we ntabwo ajya hubuka akora ibintu ku murongo hari indirimbo ivuga ngo niyo waba uri wa 800 ngo ntabwo waza imbere y'uwa 100 ni 100 ngo niyo waba uri wa 900 ngo ni waza imbere y'uwa 21 ubwo rero we agira gahunda kandi gahunda ye ni ugutegereza ni ukwitonda ni ugushishoza nawe ubaye nka wa wundi ngo ibya Yesu ni ku murongo pe ni ku murongo niba mu kwezi hari igihe njya mbona intebe 3 n'abandi gusenga ngabona intebe 3 noneho akambwira ngo mu kwa mbere mu kwa kabiri mu kwa gatatu mu kwa kane mu kwa gatanu mu kwa 10 mu kwa 11 uzicara kuri iyi ntebe uzakora iki niba mfite amahirwe yo kuba narabonye akazi nanjye nzashyirira mukecuru wanjye sima mu nzu urubiye mihigo ngabona iyindi ntebe ya kabiri none kuri intebe ya kabiri uzahicara uhiga iki nanjye nzakora ubukwe yego none uzatahana iki ubwo nimba narabonye akazi 3 ubwo uri kumva ni imyaka ingahe 3 ese uri maso kuza wicaye mu izo ntebe noneho nabona koze nk'amasengesho kwiriza ubusa hari ukuntu njya nkunda kumubwira nti ngiye numva nta gitsina gabo cyangwa se abahungu nakwereka ahantu mba noneho nabamve mu masengesho nkabona nicaye ku buriri nambaye agashema kari kurabagirana cyane si ibintu mba bigira abantu bigonwa n'abantu bazima noneho nkamagara Merance uri wacu Merance n'umumama umaze iminsi asenga cyane nyine avukira no kwa pasiteri no nkamamagara nkamugana Merance ngabo ati Fratina warose ibikini bikigaye mubwira ati reka tubitege iki amaso ariko uri kumva ko wagendanye nawe yo kubona kwiriza n'ubangikanye n'ibindi kunzugeraho ryakamba ariko kwereka ukagira ukaribona ejo bundi twagiye gukina filime nsanga bakodesheje agashema keza biruka bakanyambitse ntubakanika agashema na rose agashema kiki nasanze bakodesheje ikanzu y'abageni nirirwa nyambaye ngo turi gukina filime ndabasenga ubaye amafaranga bayapfuye iki mu by'ukuri nirirwa nambaye urwo rukanzu rw'abageni banyorosherega dukina filime turataha uvuga ni wenda ubu nibyo na rose nuwe ni bya bindi na rose ariko sibye ko tuba turabadive utazi kwereka iyo biva no guhanura iyo biva niyo bijya ariko bibaho kandi umuntu wese ukunda Imana umuntu wese ukunda Yesu mu kwiriza ubusaba mu imbaraga ziteye ubwoba kandi ntuzirize ubusa ngo uvuge ngo nimba wiriwe mu masengesho ngo mpaka ikintu uri gushaka nugera mu rugo urakibona nimba ari amafaranga y'inzu ngo uvuge ngo nugera mu rugo ngo uraruyabonye azaza kandi nazaza kuzaniye amafaranga wishyura yanzu aguha n'ubushobozi bwo kubaka iyawe wowe genda ujye mu butayu wirinde gusengera ku kinyoma bura gusengera ku kinyoma nakaka urire ubutayu usenge numara gusenga usengera icyifuzo runaka azaza akuzaniye igisubizo kandi nakuzanira igisubizo ntago uzigaye nta nubwo uzicuza ngo uvuge ngo nataye umwanya w'ubusanga bike arye najyaga nihiriza ubusanga ariko noneho nkabifashwamo n'abawufisa twabanaga iyo nabaga nzi ko ofisi ari bunzanira icyayi cyiza umugati mwiza ibyo kurya byiza nihirizaga ubusa narangiza nkahera ku wa mbere nkagera ku wa kabiri nihiriza ubusa nkagera ku wa gatatu nkarya ku wa gatatu saa 11 cyangwa saa 12 naheraga mu gitondo usengera igihugu nkageza ari mugoroba abofisa babagaho ngaho bari barumiwe ngahera mu gitondo usengera igihugu afanda kaza gaceceka abofisa bagaceceka abagenerali bagaceceka abaserija major bagaceceka ndasenga mbwira Imana ni Imana noneho ngiye natinyaga umufisa cyangwa umugenerali waza akavuga ati harya muri bahatuye harya barabatumye twebwe barababwiye ngo muzaze mutere igihugu ariko sikukumana ubu koko ahantu nzahava ndategetse mu izina rya Yesu ntago ndi haduhira ipingu niringere mu koko ariko watura
ipingu bakarijyana nabanaga n'abakobwa babiri b'abasirikari abakobwa ntago bari banzi nanjye sinari imbazi noneho umunsi umwe ndabyibuka nigeze kuvuza induru hari nk'isaha mbonye bagiye basohotse hanze niba bari bagiye muri salo baragiye guhaha simbizi mbona barasohotse basiga bankingiranye mapuro yabaga hariya nanjye agasemple kanjye kari hariya biri yari ibyuma banzirikaho amaguru haruguru hari ikindi cyuma banzirikaho ipingu ku kuboko none bamaze kugenda ndangije ndakomera ni mana wendi ntago ndi haduya ni ngweno nabare ntago ndi haduya hari umusirikare witwa Nguka amaruka hejuru muri etage n'inkoni arazambira ngo kundi farati ngureka nkubazi ngo ahantu uri ngura hasi inazi ntago ari kwa Kagame baraseka bagawera bagaseka bagabura ikintu bakora nindazi ninone ni he mbona ni hehe ntago ari kwa Kagame Kagenda kaza kisana yuzibira inamakaroni ngo ndakusenga ibiryo bimare numara kubimara uceceke abakuzanye nibo bazi nukuzava hano Kagenda kaza libira inamakaroni nkabirya namara kwirya nkihanagura nkimeza neza nkidondarika kuri ya matora nkiyorosa none abakobwa bazi ngo niko ngo twamaze kugenda ngukora iki ngo twamaze kugenda ngukora iki ubundi ahangaha uri ngura hazi ngo twakugiriye impuhwe ngo twari dufite n'uburenganzira bwo gubitira muri lavabo mu mazi tukajya twirwa tugukubita kuva mu gitondo kugeza nimugoroba na fande nta kintu yari kuza kuvuga kuko ntago asahuri mbwira Yesu ni Yesu numve bero nibibiri none buzi ko ndi haduye yego ukabuzi ko nzisankara ngo mena hambara ya mapingu ngo nguki baza kunsora mu nzu twabaga muri etage yo hasi habaga ama etage menshi aho hano wakoraga iki aho hano nyine bari baratujyanye muri bya bihengo bya Sankara uziko Sankara yari muri Rusizi na Nyamasheke inkuru zaracize igihugu cyaraciye umugongo ngo intambara ngo igiye kuba ngo nta wundi muntu bashaka ngo usibye ngo yagiserensi aya makuru yitarabwoba niyo yarazinduye abasirikare ubwo rero ngiye bakambaza nuko viva ni demo wabikubwiye ni pasiteri ari he pasiteri ari muri cyazo pasiteri bakagenda bakamuzana pasiteri uzisanga ati hoye nese yitarabwa muhanura mwari hanuye mwargeretswe pasiteri akamucya avuga anje nkajya imbere fande nuko uri fande nimba yarabyeretswe nimba atabyeretswe simbizi ariko byumvikana ko ari kwa kundi umuntu ashyushye inkuru yagera aho abakomeye bari bisubiramo inkuru ikagira gute ikamunanira bati tuburya vuva we ati vuva ati genda wicare hariya ati turasa no kukwereka kwa perezida mukanya ahubwo wowe niye ubwo nyicara nkimeza neza akaza umusaza witwa Kayumba yarangiza akavuga ngo vuva ngo namahoro ni namahoro muzee sasa akagenda akazana imyenda mwibasa amapano n'imipira ati nujya gukaraba usekufurira hari ahantu heza cyane ninkubwira ngo nari amakaroni ariho nyari ubyemere ninkubwira ngo nari inyama ariho nziriye ubyemere ubundi duwari bamara icyo wajya akavuga ngo ni inkota ndashimira ziriya nkota nyizagize gute saboye u Rwanda mbana nabo bapereza amakuru barangije bagira gute barayamenye ariko ahandi hose nabaga perezida wa republika basirikare ati tusakoreka ahantu aba uzajye kumusura none habaga ari ahantu hari ibidirishya binini ahantu heza tuba mu mashambura ahantu heza ku makaro nari narabaye nk'umuzungu kurusha ubuvava nawe arido bakambwira ati urareba hari amukiyovu ati no kwa perezida ariko ni heza mana yanjye ni heza pe nuko icyo gihe rero nza gutandukana nabo ariko niho hantu numvishije ijwi ry'Uwiteka Imana kuko nigishijwe gusenga nabo basirikare nigishwa gusenga nabo ba office kuko barambwiraga ati senga Imana yawe izakuburanire abakuzanye nibo bazi nuko uzataha ubwo mbana nabo basirikari bamenya amakuru turasangira nta wifuzaga kunywa igikoma siko nta kinyweye nta wifuzaga kurya umugati siko nta buriye nta wifuzaga kuryama siko ntariye ndashimira rero leta y'iki igihugu cy'u Rwanda ariko ninkubwira ngo numvishije ijwi ry'umugabo witwa Yesu ari aho ngaho ndyumviye ubyemere kuko mu office umwe witwa Dani yego yarambwira ati varati twe kubwa ati ntabwo nzi neza yuko utazira ngo Sankara ariko nimba Yesu aziko mutazira ngo azana kuburanira Yesu narabizi sinzi kuburana ntuzanjyane mu rukiko ngiye kumva numva ngo ubutabera
ubutabera anshyiraho ubutabera abantu imodoka ingeze iwacu sanga abana bibwiye mukecuru wanjye ndabashimira ko ari ababyeyi beza aho ndi hose wumva ko mvuga ngo ndashimira perezida wa repubulika nifatana mikoro ngira mu mujyi wa Kigali nta yindi nkuru yari ihari mushiki wa Edouard arashimira nde perezida wa repubulika umusaza uriya mubyeyi Imana izamuha umugisha yego hari igihe njya nganiriza Imana nkabwira Imana ese Mana wazajya ukaganiriza perezida wa repubulika agafata nko mu bana be yafata cyomoro cyangwa n'undi akamubwira ati ibanga ngenderaho nyobora igihugu niringire none mwana wanjye ndi kugenda nsaza igihe nzaba nshaje uzasigara uyoboye igihugu cy'u Rwanda ariko abana bariye bishimira ko abashoramari hari igihe bishimira no gukora nk'ibindi ariko iryo banga mba ndibwira Imana kandi Imana ntizemere ko abanyarwanda bongera gusigara babaye bongera gusigara bahungabanye ntizamutungure uzi kuvuze gutyo nkagira ngo usengera basi kuko cyomoro yakubera umugabo wajya we Mana yera Yesu we mfe abana baciye bugufi ariko Mana icyo ngicyo ngimbera Yesu nkagisengera yahita amanuka agahita nkubita amapingu akanyereka mbese ibimenyetso byose bibera mu bayobozi Yesu ntabwo yagukora ibyo bava Yesu yahita akambwira ati ibyo sengesho akanyambika amapingu akangurura nk'amatwi agahita avuga ngo no bati no jamais mugani wawe ntabwo iryo sengesho yaryemera asa urugero turiho aso tubaye yego ariko Yesu ni mwiza ayo bava muri iyi minsi uri gukunda Imana yangenda nayikunda kuva kera kandi abantu benshi bajya bahora bamamagara ati varate Imana iragukunda ese kubera iki Imana iragukunda ese kubera iki Imana iragukunda nta modoka ngira aba na etaje ngira mu gutangara ngo Imana irankunda gute ati wemere ko Imana igukunda ari igihe twageze kuganira hepfo hariya umbwira ati ijuru abandi bavuga undi barijyamo Oya kuba ntazi mu ijuru ho simpazi nago ngemba numva uko dukunda Imana yego ariko nanone mwongera nkasubiza amaso inyuma twese ntabwo ariko tuzi kwa perezida wa repubulika niyo icyubahiro cy'Uwiteka Imana kiri hejuru y'icya perezida urumva twagera ahantu iri gute ariko muka Pasika niwe uvuga ngo ntabwo uzigera wubaha Imana uri kureba n'amaguru abiri utubashye mugenzi wawe yego numenya ko mugenzi wawe yaburaye niko kubaha Imana numenya ko mugenzi wawe yambaye ubusa niko kubaha Imana ariko ngemba numva najya mu ijuru nkamenya ngo mu ijuru hari ibi nibi hari ama etage anaya ariko ntabwo bikunda yego ubwo ari cyo kintu cyo guhora mvuga ngo mu ijuru ntago mazi ngo mu ijuru si mazi nta muntu n'umwe wagiye ngo tubwire uko hameze nta muntu n'umwe ntago Imana igiye ngahuzi ni Roma naho mpabona ku mashusho ariko wazakora akaririmbo kavuga ijuru neza indirimbo zivuga ijuru zose rahari Israel Mbonyi uzi ko ari umukunzi wa Yesu pe twajya gukora indirimbo nyinshi Yesu yigeze asa kumutora ati ngurije kukwereka iwacu ariko yasize abivuze avuga ati musigara hano mwisi mukora ibyiza munkorere ngiye mu ijuru gutegura aho nzaba namwe muzagire gute muzabeyo ariko nta muntu n'umwe hasi ariko yararivuze yaradusezeranyije papa yavuze ariko sinari imari nimba bamubeshyera nimba kuko yarabivuze ariko niko ibyanditswe bivuga kandi byanditswe ntibijya bibeshya ntabwo bibeshya gatinze kazaza ngo namenyo yahe ya ruguru kadutegereza ariko ngiye mfite ikibazo ntabwo mu ijoro nzi wameze ariko hari igihe njya ndyama namara kuryama ngo nkarota ngo ahantu kure cyane ngo hari kugenda ngo hazamuka ikintu cy'icyotsi ngo kera simenya amaherezo nkarinda nkanguka ariko uzi ko usigaye werekwa mwana oya ngewe ubundi ubwo najya nkunda gusengera muri abandi baguruka ntakwereka ngewe n'amasiye agenda nsengera igabiro nkajya mbona umuntu mwiza w'umugwaneza akageza imbere yanjye ngo umusagende mugere perezida nyine ngo gabiro ngo yengera yibaga none si ubwobo urabona perezida tuzamubona yego yuko tuzagera twakererewe cyangwa bakanatubika mugana wa mukecuru arujana kunsetsa nagira ngo perezida azavuga ngo nibatubike nuwe wazagiye kumubwira ko ajya kugenderera abami ukabarotesha inzozi nuwe wazagiye ukamurotesha inzozi nimba n'abasuzuguye narangiza nyine nkagira gute ngira nkakanguka ariko wumve ko isi atari imbaraga z'abadayimoni rero yego imbaraga z'Uwiteka icyubahiro ni cy'Imana icyubahiro ni cy'Imana
cy'Imana naho ibindi bizashira icyubahiro ni icy'Imana niba ushaka ko mbara inyenyeri ngaho ubaha Imana icyubahiro cy'Imana icyubahiro ni icy'Uwiteka naho ibindi bizashira ariko vava wagacinye basi kera karirimba ugacinya reka mbanze nkubwire banze umbwira ariko akazi cyura gacinya icyo gihe ndi kumwe n'abo bafisa bitwa badami najyaga ndyama namara kuryama ngo ngabona ngo hari umuntu w'umugabo ngo bari gukura ku ntebe ngo bakamwambura ikoti ngo ngabona uwo mugabo bari kumukubita ngo bakamukura ku ntebe ngo bakamwambura ikoti noneho ndavuga ese mana bari bamura iki se ariko najyaga ndota mbona umuntu bari kwambura ikote ry'umukara ngo ry'ikositimu ngo bakanamukura no ku ntebe ngo bakamwicaza hasi none inzozi zose narotaga nazibwiraga umugabo witwa Rwabugira Rwabugira akambwira ati vuba ati njye ntabwo nzi ubusobanuro bwazo ati dutegereze Rwabugira nyine yari umusirikari nyine nawe yabaga aho ngaho aho yari ashinzwe gucunga ngo zo za hadiyo yaba ari za hadiyo zari zaraturutse zari Nyamasheke ntazari zihari n'izari ziri muri Nyungwe Imana yagiye kuzikuramo nuko ngo ngenge ndibasankara n'ukuntu yabirishije abantu icyuye namureba uko nabari kuvuga ngo rwose ngo tuzagira ishyaka ngo ryo kubwira abantu bose ngo bari mwangango kandi ngo bazatamba jya hehe ngo birirwaga babuje abantu amahoro birirwa bari kurasa birirwa ariko icyubahiro n'ucy'Uwiteka nari ndi kuvuga ngo ako kanimba tugiye kukanimbiriza hano turebe vava ari gukubita kanimba icyubahiro n'icy'Uwiteka nje rero nkunda kuririmba kanimba uragakubita icyubahiro n'icy'Imana icyubahiro n'icy'Imana naho ibindi bizashira haguruka vava icyubahiro n'icy'Imana naho ibindi bizashira haleluya icyubahiro n'icy'Imana icyubahiro n'icy'Imana icy'Imana naho ibindi bizashira icyubahiro n'icy'Imana naho ibindi bizashira icyubahiro n'icy'Imana naho ibindi bizashira magara Yesu azarebe erega yewe arumva magara Yesu azarebe erega yewe arumva magara Yesu azarebe erega yewe arumva erega yewe arumva erega yewe arumva magara Yesu azarebe erega yewe arumva magara Yesu azarebe erega yewe magara Yesu azarebe erega yewe arumva magara Yesu azarebe erega yewe arumva Yesu arumva turarekeraho hari ibibazo ntabingahe tujya gusorezaho bawiyicariye soreze kuri utu tubazo tubiri twonyine yego ubwo duherukana waratubwiye ngo Yesu arumva kandi arakora n'ubu ngubu urongeye ubisubiyemo sibyo n'icyo urimo urateganya ko Yesu yazagukorera muri iyi minsi nzewe njya nkunda guhereza abantu ubuhamya yego ariko hari igihe njya mureba nareba ahantu yankuye igihe kimwe nigeze gushaka telefone yego noneho maze gushaka telefone nshaka amafaranga yo kugura telefone ndayabura hari abana twiganye umwana umwe twiganye mu wa mbere ku Gitwa yitwa Mundanikure Ivona noneho nimukiri Gacumbi mu wa gatatu no mu wa kabiri naho nigana n'undi mwana witwa Genevieve abo bana bagira amahirwe yo kwiga bararangiza nyabara neze na kaminuza uwo ntazi amakuru ye neza ni Genevieve naho uwo Mundanikure Ivona we yarangije kaminuza noneho naba mfiye nko gukora ibijumba ngahura na Ivona nkamusanga ari mu kabandi wabo yicaye mu murima afite touch nk'iyi ngiyi noneho nkibaza ukuntu umuntu abona telefone ya touch atarizi bikanyobera noneho ndataha maze gutaha nkagenda ngo ndi imbere ya kamera ngo nkabona za kamera nyinshi ngo nkabona intebe nyinshi cyane noneho nkahera ku wa mbere mpinga nkageza ku wundi wa mbere uhinga nari mfite amahirwe yo guhingira umuntu w'umusaza w'Igacumbi witwa Reveriyane aho ari Imana izamuha umugisha mwinshi
akambwira ati rero uzi kubagarikaho neza ukamenya no kubagara imyumbati neza ibyatsi ukabirunda neza ukanahanuza ejo uzagaruke kandi amafaranga wenze yaguhera rimwe kwa gatanu yuzuye iminsi 5 niba ari imineke niba ari amavuga ibintu byose akabima noneho igihe cy'ikawu cyagera tukajya kumusoromera ikawu ngira abandi bana benshi none twiganaga nabo bavuye mu ishuri ariko twagera abana bakaba banebwe none uwo yabona nshaka akazi nshaka gukora kuko nabyirutse mfite imbaraga akambwira ati nesho uzagaruke umusaza Imana mumera w'umugisha pe noneho yamemba bya 5,000 nkagenda kuri bwa telefone bwawe kazi yo urabubona bwa bundi bw'ubuntuza bafite n'abantu bakora amatelefone ubuzi makaritsiye none agerayo ikarengera iwacu mu isoko nkabona ikote ryiza ririya waje wambaye noneho najya kuri baza bakanca 15,000 kavuga ati nzabikora hehe ngiye kuri telefone nkashaka telefone nkashaka na rya kote kandi nkashaka n'inkoko angije njya kuritera umwarimu ngiye kuritera umwarimu arari inyuma baravuze ati se ndamuteze ikote ryanjye narimesa rikaturagurika ritajya rimeswa biragenda biti narababaye maze kubabara ubwo ndashaka kukwereka nyine urugendo Yesu twagendanye noneho ubwo telefone bayigurisha 4,500 yabaga ari telefone wayicaginga saa 6 ikakwereka ko yuzuye saa 7 saa 10 umuruka bagize gute washizemo nkahora n'uwo mubabaro nkambira batiri nkashyigikira nkapfa ndushye nkahora n'uwo mubabaro nahura na Ivona nareba telefone afite arimo arareba abahanzi bahe na hehe nanjye nkumva karate ariko umuhanzi witwa Bruce Melody ndamukunda ndamufana yego ubwo bugacya bwamara kujya nkasubira guhinga akarate agacuranga indirimbo za Bruce Melody nkazisubiramo zimwe nkaziririmba nabi ngombwira n'ukuntu watinyutse Bruce Melody ngo Bruce Melody afite abafana b'abana bo mu cyaro bakunda indirimbo wakaturirimbiye vava kutegeza ukaturirimba ngombwira n'ukuntu watinyutse Bruce Melody afite abafana b'abana bo mu cyaro bakunda indirimbo ya bita ahehe ndakwanga nushaka na unyange ahehe tu kubera iki indirimbo ya Bruce Melody wayifashe ukayihindura nk'iy'Imana yabaga afite akaradiyo nkayisubiramo uko ndi kubyumva nuko mbishoboye yego karangiza ngataha none igihe kimwe asa kuzambwira maze iminsi ndota izo nzozi ati tujye kuririmba hese tujye kuririmba ikarengera ku musabagore none ndavuga ariko se bari abasirikari ni mwari Rwanda na Depite turabona barahari n'umukuru w'ingabo mu murenge wacu ubu ndafata mikoro ntabwo ndahirima imbere y'abayobozi narwaniraga no kubona agasabuni agaceri kose ntenka akagura agasabuni utwenda twanye nkadufura niyo twari dusa nabi nkadufura waririmbiye amafaranga burya oya bagenda ngeze karengera umusabagore abizi babidagaduye ndashimira Perezida wa Repubulika wahaye abagore ijambo yego ubwo atakira mikoro uririmbe ndagenda ririmbye umwari wandira hari na Depite noneho umukuru w'ingabo mu murenge ngo kurimba nguki usuramo indirimbo uri kuririmba ngo twumve none bagiye kumfunga mwakagira Imana ubu uririmbye gute Nikabeho ngoma y'Abanyarwanda kabeho ngoma y'imihigo kabeho ngoma y'umurage kabeho ngoma wamaye ijambo urakabeho ngoma wamaye ijambo ry'ubuzima urakabeho ngoma ubu nanjye mfite icyizere turekera icyizere cy'ikisi cya mituweli ari wowe ati se nihe ngoma ni ngoma yihe ni ngoma y'akarere ni ngoma y'Abanyarwanda atongera uririmba ati ngo nuririmbe tongera ndaririmba ati kabeho ngoma indirimbo barayikunda ntwari murabizi mfite mwene wacu utwe twari bamuri ufite mwene wanyu ni none Yesu nushara kunyereka hari cyane ujya kuhanyereka kujugujugu mu gitondo no mu kirambo no mu iryazo n'ahantu bitiremera
ndamushimira ko nagenze njyenyine yagiye asabira amarifuti ndagenda nsanga mama bari mu murima. Mama wabampora iki? Mama yatwari bamora iki n'umukecuru ukunda guhinga. Yari yejeje ibigori. Hari n'imyumbati y'amashashi y'imijongo. Ndagenda musanga mu murima ndamubwira ese ko nje kureba nimero z'umwana wawe. Uzi ko ari umuyobozi urazima ati nazo nguha. Ntazo nguha. Ndavuga ariko siko ko Yesu ubu rugendo warubonye cyangwa ntago warubonye ushobora kumara amatsiko iyi nimero ukayimpa. Nakaga telefone kanje ndagafite gahambiriyeho utuzareti. Inimero nzihabwa na Eric wabo ubahirira inka yarasize mu mutwe. Sanga ari kwahira haruguru ati se kwisi uzamuka mukecuru n'umubonye ntari guhinga. None se kwisi utaha nimise ntahane kubera ko ntashaka gutinda. Nanga kumubwira ko mukecuru nimero yazinkimye. Ndamubaza ni haryana na nimero za Edouard ufite. Ati ndazifite ati nzize mu mutwe. Ati nase ufite aho uzandika nziguhe. Ubwo yasaragira ngo amara amatsiko yahageze akoresheje uwo mushumba. Ati ndazifite ati ngaho zandika nzandika vuba vuba ndo gucunga kujisho ko mukecuru ari kuza kuzamuka gasanga bari kuzimba. Ndamije ndirukanga ndataha. Zandi kwidunda ni Yesu we nubundi wavuze kuzakubona uzagushaka wese uzamwiyereka nushi. Ati shimwa Yesu nakwemera. Yesu we nubundi wavuze yuko umuntu wese uzamurengera ntushimwe kundengera. Urandengeye nanjye ariva mu byivugira. Ndahamagaye telefone ivuyeho. Telefone bivuyeho. Message muri yisubiza. Yego. Ndigunga ndavuga ni noneho ubu rero nubu birarangiye. Ubwo aho ugira ngo urananiwe niho watangira kora. Yego. Yes. Ubwo ndakoze ndongenzuye kwa muzehe nimero z'umuntu ukomeye nazibagiye. Ndahinze. Bwacya nkamubaza ni Yesu nshaka kwejumikira naho ubwo ari gushaka tiki. Yego. Reka nkubwire. Aho uzaba uri hose waba uri mu mbabaro waba unaniwe waba umerewe nabi akaba bizi hari icyo yakuvuze azagusanga naranzamukanya nzana i Kigali noneho uko maze iminsi naniwe kubera guhinga buri munsi nkajya mu gati ko ndikumva guhinga mbirambiwe agwanjana i Kigali ngume n'akazi rero kari gutoragura imyanda muri jaride no kwikuta muri toilette mukakamara akazi ntari ukanyuma ukankura kuyisuka uko nguko maze kugeza amafaranga amenya agera mu 7,000 arambara tugeze tujye Kigali numvijwe rwo mata tujye Kigali oya naguja ku Kigali ari Kamembe harahari ari mwiri cyazo harahari nimba afite amoko yo gukora abantu mukozi wo mu rugo babuza hano ushakira akazi hano hafi ku buryo urajyana i Kigali yego tujye Kamembe ngeze Kamembe mbona akazi k'ibihumbi 40 ariko akazi k'ibihumbi 40 karananira kuko naheraga ku wa mbere mfura nkageza ku wundi wa mbere yego none ndamugari noneho rero nsubiza guhinga intoki zicitse ibisebe kugira ngo zizane ibisebe zizana amabavu noneho deshe arangije arabireba ko kabona biteke agahinda noneho naba ndi kumesa kwa kundi umuntu ananirwa wiriwe mu mazi urananiwe naryama nkabona nk'umuntu w'umugabo yaje aciye bugufi yicaye nko kugasima ahantu ndi kumesera ari kureba imyenda ikarunze ukuntu ingana ari kureba ukuntu nacitse ibisebe nkabona ngiriye impuhwe amafaranga nahembwe ntago nayariye nagiye kuyishyuramo ya ndirimbo yitwa Kabeho Ngoma muri studio zaheze Kamembe yego barayikora bamaze kuyikora indirimbo irarangiye nose waje Kigali se ufite indirimbo burya ubwo njya kuri radio ya Rusizi yego indirimbo bararabayamamaza noneho bamumabuje wanje nakoreraga ati ibintu birakomeye ati Knowless ari hano avugana kagasuzuguro ko kunyita Knowless nkari we Yesu ni ukasi mba nagira ibintu wumvaga kukwita Knowless ari agasuzuguro ese kuko nakunda gutanga gatambaro k'igitenge gatambaro nagatega rero bakambwira ati Knowless ageteka gatambaro kameze gutya yego ati Knowless ari hano ubwo muri iyo minsi nibwo Imana yambwiye ati itegure tugende tujye Kigali yego kandi nitujye Kigali tuzagenda ariko uwo tuzaba tugiye kureba ntago tuzamubona nagereza umuntu nzaba ngiye kureba uwo ari we nza kwibuka ko mfite nimero za Edouard ndongera ndahamagara nanone ntiyitaba navane ku bundi nazagiye Kigali namara kujya Kigali nkajya kumushaka ahantu abangagiwe nkarakwa nyirukana nk'umuntu w'iwacu nakuzamukiye jugu ni Kigali maze kugera i Kigali ndagenda ngikanombe
ngeze Kanombe ngo manga ku marembo yo haruguru yo ko mbona umusokite yaricaye nyine muri urabona utuzu tuba turi ku bipangu by'abakiri ndabibona tuba turimo utudirishya abarahagurutse maze guhaguruka agaramwe udirishya rambaza ati se ushaka iki bimeze gute ni ngiye nshaka duwari bampora iki ndamuzi se uturutse Nyamasheke iwabo uje kumureba se nje kumureba none se minisitiri ni umuntu usanzwe uje kumureba mwaravuganye yaguhaye randevu uje kumureba uje kumureba uturutse ndagera nje ku marembo yo hepfo ngeze ku marembo yo hepfo nawe ati ntago twemera ko winjira muhamagare baraguhaye randevu biki n'ibiki si yo randevu y'abaki tangije narice ndarira maze kurira ndahaguruka ndagenda ndahagarara ndararaba ndeba amazuye nta kintu nigeze ntacyo wavuze tangije ndagenda maze kugenda ngeze haruguru mbona umusaza mwiza anjyana ku mushumba mwiza kwande kwa Tito Rutaremara tugeze rya jambo ryari kwa Eduard bampora ikiri ryo nahasanze ati muzehe ntago mubona narandefu yabahaye ari mu nama mu nzu ntago muramubona naragiye kubw'amahirwe y'Imana nza kubitana n'umumama ukora mu office y'umugabo arayira andangira arayira mpakazi ariko mu kurangirwa akazi kwa arayira nahagejejwe n'abasamariya bakomeye baba marayika bakomeye babandi basezeranye ko nta muntu wigeze bahamagara uzicwa n'inzara ku muhanda nahavuze izina ryabo uzitwa Marine yego ntago bigeze bemera ko mba Marine naraje bamakazi akazi abisi bita ko agasuzuguritse ariko buryo nta kazi gasuzuguritse kabo iyo bagakoze wizeye umubare uzikizavamo akazi kakubera keza akazi kaba kabaye ndagakora akazi kaba kamembe 20 nkajyana abana barayira biri ku ishuri nkaza nkakoropa inzu icyumba kimwe na douche no muri salus yego nyoza n'ibikoresho nkajya kuzana abana ku ishuri nkazana umwe saa sita undi nkasubira kumufata nimugoroba numva ndakishimiye numva ndishimye cyane kuko nago yajyaga kuda kumeshesha cyane imyenda noneho numva yamarira yo gutonyoka intoki kwikamembe aragabanutse mbwira Imana ushimwe kuko no mama we atajya kunda kwiriza umuntu mu mazi ngo amesheshe imyenda myinshi noneho aho ndi hose nkabona turi kumwe nkabona turi guhuza nkabona anyiyumvamo arambwira ati hari umuntu wambwiye ngo ugiye kwakira umukozi w'umugisha ati Imana yarambwiye ngo bambwira yuko ngiye kwakira umukozi w'iki w'umugisha nubwo Imana bimubwiye nta kibazo turabana tubana nk'umubyeyi turabana nkamukorera ibintu byose akishima agasanga amashuka y'abana ku gitanda ararambuye neza arabagirana ateye ipasi akabona abana be nta kibazo ubwo Imana kuko yari ikintu cyatumye yamamagariye ntago yigeze yemera ko nkora akazi neza icyo ni ubwo ni ubuhamya igice cya mbere amahirwe yanjye nasanzwe azi Eduard bampora yego arangije mubwiza ngenda zose mubwiye ukuntu nagiyeyo mubwiye n'ukuntu namuhamagaye nkamubura numva byumvishe nyejo ati ngiye kuguhuza na Roza umubwira ubwo buhamya amuzana Roza nishimye twakuranye interview mbanza kugira ngo Yesu yaje nageze Saint Paul urabona umuntu uvuye mu rutoki Nyamasheke kumwereka Saint Paul numva mbona na ahantu heza wabukozi wo mu rugo ageze Saint Paul ategewe moto ya 3 kugenda no kugaruka numva n'umunezero udasanzwe noneho Roza tumara igihe tutabonana nza kuzahamagarwa na Gerard Mbabazi yankoresheje interview gatatu arambwira ati Frati mfite ibyiringiro by'uko uzabona amafaranga menshi ati nibura ntuzabura n'ibihumbi 500 umuntu abibona ati Vava reka dusoreze hano igice cya kabiri kizaza dore burije yego ubuhamya ni burebure ubwo tuzagaruka ubutaha ariko igikuru nuko Uwiteka Imana hari kandi afite imbaraga murakoze cyane abari badukurikiranye amahoro y'Imana bane namwe Vava niba umushaka uzagaruka ubutaha ureba igice cya kabiri kora subscribe sibyo Vava sawa sawa